kwirembo sawa ai nukwara kwirembo ubari kwirembo nukwara yasara anageze kwirembo maze mwisi yagizwe sha tuzabaho dapfa kudafa kwakuye gupfa haleluya tutakirabara kwirembo ni tariki 13 Blaise yari ari mu rugo turaganira arambwira ati rero mudogo naje kukureba ariko hari ibintu nshaka kugusaba mu kwezi kwa 8 ntabwo nzaba nkiri mu Rwanda nzaba naragiye ariko ndashaka kugusaba ikintu hari ikintu wasaba ngifite nkakikwima ati nta kidasanzwe ngiye kugusaba ndashaka kubaza ningenda uzakomeza kunkunda ndamubwira nti sinshobora kureka kugukunda ni inshingano yanjye ariko kandi ndanagukunda kubera kuko nyine nawe unkunda ndabizi atoya binyemerere uzakomeza kunkunda nibaza impamvu Blaise mukomeza kunkunda uzakomeza kumukunda n'ubu ndacyabitekereza kandi kanshaka kuko igisobanuro cyabyo nuko ngomba gukomeza gukunda abantu uko yabakundaga cyangwa se ngakunda abavandimwe uko yabakundaga cyangwa se nkarushaho kubera ko siza binsabye uzakomeze kunkunda njyewe rero sinari mbizi ko Blaise arimo aransezera numvaga ari ibintu bisanzwe umwana wisanzuye ku muvandimwe wisanzuye kuri se wabo mbere arimo ansezera njyewe sinabimenye ndashima Imana rero ko nayo mahirwe nayabonye nuko Blaise ambwira ngo uzakomeza unkunda kudo kandi kuko naramukundaga cyane ko Blaise nta kintu atambazaga hari n'igihe yambwira ngo ngiye kuvugana na papa mubwire bino mubwire uko umutima wawe utekereza kubera ukuntu yanyisanzuraga kubera ukuntu yankundaga cyane umunsi yitaba Imana kuko yarampamagaye ariko ibyanyenze bituma avuga Blaise numva biraremereye mu mutima mpamagara mukuru wanjye ntabwo ahari ku mpamvu z'akazi kubwira nti urarambwiye ngo Blaise yarangije ariko sindimo ndabyumva nurira moto kugira ngo njye Masaka impamvu nasomye ririya jambo umurongo atasoma uvuga ngo ubugingo bwacu Yesu ubugingo bwacu buhishe muri Yesu no mu Mana ndi kuri moto ndakuse mbwira mpamagarira ubuzima umva birandenze numva uvugiye mu bitugu ansomera iryo jambo kugira ngo ubugingo bwanyu buhishe muri Kristo no mu Mana hejuru hari abantu bavuga ngo mwapfanye na Kristo n'ubundi bya bintu byarabaye ukabyakira so ndashima Imana ko Blaise ari mu bugingo bw'iteka komoka kuri Kristo tumaze kugera hano natekereje ibintu Blaise yagiye ambwira
bibaye byinshi mu mutwe wanjye ariko nkomeza gutekereza uburyo Blaise yankundaga kugera n'aho abantu dukorana bamuzi n'abatabashaga kubita amazina yabo nabo akabita mu mudogo. Mfite inshuti zanjye nyinshi Blaise yita mu mudogo kubera ko Blaise kuva namuzi izina ryanjye mudogo. Noneho n'inshuti zanjye kubera urukundo yankundaga cyangwa se urukundo agira azihindura mudogo. Namujyana mu mafamiye y'abashuti banjye tukavayo abadamu babaye ba mudogo kubera urukundo yagira. Nabirebye muri iriya foto kuriya ni amahoro yuzuye muri we. Nayiza aho ndavuga se undi muntu wacu ugira amahoro angana n'aya Blaise. Nibukaga ko sekuru yayagiraga ariko Blaise kubera ko yagiye kare ntitubibonye we yari afite amahoro arutayo sekuru yagira. Blaise ubuzima bwe bwose nari ntaratungana nawe, nari ntarabwirana nawe nabi kandi tubana umunsi ku wundi. No mu bukwe bwiwe iyo habaga hari ikintu cyagoranye yaratumaga bashika ibintu bire mudogo azihana. arambwa ngo nimwohereze umutwe w'udufaranga ndatumwohereza. None namwohereje kuwa gatanu arampamagara arambwa ngo ndashaka kuko aya mafaranga ariko ndashaka kukurengerezaho. Ndamubwiye se ko ushaka kundengerezaho, arambwira ngo nyine ngo niko mubishaka. Ngira ngo nabiganirije Prince ni perezida wacu wa Glory, nabiganirijeho mbere y'uko Blaise yitaba Imana. Nzi ko Blaise yampamagaye ambwira ibintu biba byagenze gute. Noneho arangije arambwa ngo ashaka kundengereza. Ndaseka ati byibonere nta mpamvu we niwe yansuze reka kurenga. Aranga guza insiste arenza ku mafaranga agomba arenza ibihumbi 5. Noneho arangije arambwa ngo akaga ari ukuntu izina ryanjye atarivugaga ryose abantu barikwaga gushaka ngo wareka nkazagusohokana muri no minsi ngo ari kuwa gatanu. Ndamubwira ati ntacyo tereka nzashaka umwanya ninza tuzahuze tugende twicare dusangire. Nuko yakundaga kumbwira bakandaga uri imfura kandi ngo ndakurusha ubufura. Noneho ariko turi kuganira gutyo nyine arambwa ngo nimwohereze umutwe w'udufaranga ndatumwohereza. Noneho namwohereje kuwa gatanu arampamagara arambwa ngo ndashaka kuguha amafaranga ariko ndashaka kukurengerezaho. Ndamubwiye se ko ushaka kundengerezaho, arambwira ngo nyine ngo niko ngo bishaka. Ngira ngo nabiganirije Prince ni perezida wacu wa Glory, nabiganirijeho mbere y'uko Blaise yitaba Imana. Nzi ko Blaise yampamagaye ambwira ibintu biba byagenze gute. Noneho arangije arambwa ngo ashaka kundengerezaho. Ndaseka ndavuga ati byihorere nta mpamvu we niwe yansuze reka kurenga. Aranga akomeza insiste arenza ku mafaranga agomba arenza ibihumbi 5. Noneho arangije arambwa ngo akaga ari ukuntu izina ryanjye atarivugaga ryose abantu barikwaga gushaka ngo wareka nkazagusohokana muri no minsi ngo ari kuwa gatanu. Ndamubwira ati ntacyo tereka nzashaka umwanya ninza tuzahuze tugende twicare dusangire. Nuko yakundaga kumbwira ngo bakandaga ngo uri imfura kandi ngo ndakurusha ubufura. Noneho ariko turi kuganira gutyo nyine arambwa ngo nimwohereze umutwe w'udufaranga ndatumwohereza. Noneho namwohereje kuwa gatanu arampamagara arambwa ngo ndashaka kuguha amafaranga ariko ndashaka kukurengerezaho. Ndamubwiye se ko ushaka kundengerezaho, arambwira ngo nyine ngo niko ngo bishaka. Ngira ngo nabiganirije Prince ni perezida wacu wa Glory, nabiganirijeho mbere y'uko Blaise yitaba Imana. Nzi ko Blaise yampamagaye ambwira ibintu biba byagenze gute. Noneho arangije arambwa ngo ashaka kundengerezaho. Ndaseka ndavuga ati byihorere nta mpamvu we niwe yansuze reka kurenga. Aranga akomeza insiste arenza ku mafaranga agomba arenza ibihumbi 5. Noneho arangije arambwa ngo akaga ari ukuntu izina ryanjye atarivugaga ryose abantu barikwaga gushaka ngo wareka nkazagusohokana muri no minsi ngo ari kuwa gatanu. Ndamubwira ati ntacyo tereka nzashaka umwanya ninza tuzahuze tugende twicare dusangire. Nuko yakundaga kumbwira bakandaga ngo uri imfura kandi ngo ndakurusha ubufura. Noneho ariko turi kuganira gutyo nyine